Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye nanone ndabashimiye abantu mwarebye video yanjye ya mbere narishimye mukomeze munshyigikire mumbabarire ntabwo nashyizeho indi video vuba nararwaye nagize ikibazo umwana wanjye nawe agira akabazo arwaramo ariko nagarutse ngiye kuzambaha video 3 mu cyumweru umunsi niwe ntaramenya neza ariko nawe video y'ubutanze ababwira iminsi iri fixe nzajya nshyiraho video buri gihe ariko nzaba postinga 3 mu cyumweru iyo ni promise mbahaye hatabaye ikindi kibazo ntagize ikibazo na kimwe. Abantu rero ndabashimiye mwakunze video yanjye nakoze iyo nabasobanuriye filime yitwa Gacini y'urukundo ibabaje ariko ifite happy ending ariko atari happy cyane ariko byibura ifite ukuntu irangira byiza bimeze ukuntu. Hanyuma uno munsi nabateguriye filime yitwa My Mom Robs a Bank. Ku bantu batazi icyongereza mu kinyarwanda bavuga ngo mama wanjye yiba bank. Nibaze namwe umva bibatera amatsiko. Ngiye gutangira iyo filime rero ni filime nziza narayikunze. Ngiye muzambabwira udufilime twankoze ku mutima. Nagiye ndeba nkabona tunoze ku mutima kabisa. Niyo nayo iri muri izo. Munyemerere rero dutangire. Filime ko nabibabwiye yitwa My Mom Robs a Bank mu kinyarwanda mama wanjye yiba bank. Nawe mwibaza mama w'umuntu wiba bank. Ni filime y'Amerika aho umumama itangira umumama tubona ahantu muri bank tu. Ahantu muri bank iraho nkuko bavuga sako nyine bank itarenze. Ahantu mu gakaritsiye noneho tubona umugabo ariko usa n'abamama. Jewe nabonye umubaba arasa n'abamama ni umupapa nyine yambaye imyenda y'abapapa n'iki nyine ameze ni umugabo muri make. Urumva ariko horizo hari abagabo basa n'abakobwa babaho da ntamurebye akase umuntu ni umugabo ra nyine birasekeje ariko nyine ni umugabo wari wambaye igikoti yambaye n'akagofero yagashyize mu mutwe yabizi ndetse y'abazungu ifite ukuntu uri umugabo urayimanura uri umugore urayimanura ntacyo biba bitwaye. Noneho ku rundi ruhande bakatwereka hari ikigo cy'ishuri abana b'abakobwa bari gukina football harimo akana bari kwerekana cyane gasa nkaho kazi gukina football byatari kitwa Denis kakazungu keza hari kumwe n'undi mwana ujya gusa n'abashinwa reka tumwite Rosine. Noneho bari gukina football nyine ku ishuri ubona bari gukina batsindana bagira ibiki ariko kakana kitwa Denise kakaba ariko kari gutsinda ibitego byatara abantu bagafana iki hari ababyeyi b'abana baje gufana abana babo. Noneho birangize bongera batwerekana urwa ruhande muri bank nababwiye hari umugabo usa n'abagore ariko nyine ari umugabo tu wambitse ibikoti ari kwinjira ubona atagenzwa na kamwe muri bank urabona hari umuntu bawinjira ubona ugenda ukebaguzwa ufite urwikekwe arinjira tonda umurongo agezweho akigerwaho. Noneho mu murongo agiye kujya ku mukashia hari umumama bakubitanye ufite isura nk'iy'abashinwa ukuntu ari muri Amerika habaye ingeri zose. Noneho umumama tumwite ndera ni mama Rosine tumwite mama whatever ni umumama nyine usa n'abashinwa urumva. Noneho uwo mama usa n'abashinwa akubitana amaso n'uwo mugabo winjiye muri bank ariko nababwiye ujya gusa n'abagore ukuntu arangije uwo mama uwo mupapa ujya gusa n'abagore winjiye muri bank ufite urwikekwe akimubona ahita areba hasi asa n'umwihishe nyine mu maso ahita areba hasi areba ku ruhande. Umama usa n'abashinwa nababwiye arabyirengagiza yigendera urumva. Mu byari bimuzanye muri iyo bank yikomereza inzira yiwe ariko ubona mureba ariko ukabona kwa kundi uri umuntu ukabona arawumuza ariko ukabona kabyirengagiza. Noneho na wa mumama nawe umugabo nababwiye ujya gusa n'abagore agera ku mukashia amugeraho arangije mu mwanya wo kumubwira icyo ashaka n'ibikoti n'ibiki urabizi ko igeze ku mukashia niwe wenyine uburi ntago bazungu bagira akavuyo nakuvuga ngo ku ruhande arareba ngo ibyo gukora arangije agezeyo mu mwanya wo kumuha ibyo ashaka tuzingaje kubikuza nk'abandi amuheza agapapuro kanditse ati mfite imbunda ngirira bwangu ntusakuze ujya gukora ibyo nkubwiye.
nuko umukashi yabirebye akanura amaso ashatse gufungura akabati arambwira ati umva ibeshye ndahita nkubomora nyine hari ukuntu ijisho rikureba rikahita rikubwira icyo avuze ni nk'uko yari amubwiye kubera ukuntu yahise amureba umukashi yagira ubwoba arabizi ko bibaho nyine yanamurasa da arangije ahita amuha akandi gapapuro arambwira ati jya muri Volt unyorera amafaranga unzanira amafaranga noneho wa mukashiya urumva ni ukureba muri Volt aho hafi haba hari amafaranga menshi abakiriya baba bagize baba batarashyira muri ntuze batarajya kubika noneho yose ahita yamuyorera arayamuhereza abantu bagira ngo niyo yari aje kubikuza muri banki kumba arayibye umva nawe iyo wibye uhita ukora vuba vuba kugira ngo batakuraburiza nyine umaze kugenda umukashi yaguma afite ubwoba katitiye umugore ahita asohoka agisohoka gutya kirenga amarembo urumva ndi kumwita umugore kuko kunasa n'abagore ni umugabo urumva noneho arangije yasohoka yiruka ahita afata akabayike yari afite akabayike ahita iheka n'ako gakapu karimo amafaranga ahita agenda ako kanya agisohoka polisi urabizi wa mukasha nyine itajya gutabaza abasekirite baba bari aho ngaho barasohoka baramubona hari kurengerana urumva bagisohoka gutya umugore ahita ava kuri ka kagare yari yateguye hari imodoka yari yateguye yanditseho ngo niba ari ngo nyine yari yajijishije ahita yinjira mu iyo modoka akinjiramo polisi imukurikiye ihita imucaho ntibamenya ko ari we winjiye mu iyo modoka akagare ntumbaze iyo yagasize sinzi uko byagenze ubwo afite aho yagatsibye nyuma wenda aza kugatahana no ku rundi ruhande handi nababwiye abana bari gukina football b'abanyeshuri wa mukobwa nababwiye uzi gukina byatari witwa Denise yaratsinze igitego umupira urangira ari 3-0 ari uwo mukobwa ubitsinze barishima bari baje gukina barishima noneho uwo mukobwa witwa Denise yari afite agashuti kiwe kitwa Rosine nkuko nabibabwiye noneho Denise avuye mu kibuga abaza ka Rosine ati hari mama ugeze umbonera uriza abana b'abazungu nyine iyo bari gukina imikino yo ku ishuri baba bashaka ababyeyi baza kubashyigikira noneho abaza ka Denise ati ka Rosine ati Rosine nta mama ugeze umbonera Rosine abwira Denise amwe ati nawe nigeze mbona pe aramuze ati mama wawe ari hehe we ko yari yavuze ko ari buze kukureba ati mbabarira nanjye mama ntiyigeze aza ahubwo yamamagaye nk'inshuro zigera muri 5 zose yambuze kuko nako kari gukina nikagenza iki arangije ako kanya ahita haza umwana w'umusore tumwite Eric ahita haza umwana w'umusore witwa Eric araza avugisha ka Denise basa nkaho baziranye bose ko ari batatu arangije Denise akurura Eric aramubwira none se uje gukora iki hano aramubaza se mama ntabwo ugeze aza hano basa nkaho nyine bafite mama ubabyara ari umwe ni musaza we muri make noneho arangije arambwira ati ntabwo yaje rwose ati se wambabariye Denise mushiki wanjye wantije udufaranga nanje kumutira udufaranga arambwira ati umva byibagiwe ntayo naguha ndarambwira ati huya ntago ari ibyo utekereza ngiye kuyakoresha ati nabo ndashaka kujya mu kazi ndashaka kujya kogoshesha imisatsi nkajya mu kazi nuko Denise arareba musaza we murabizi by'abavukana nyine arangije ahita amuha udufaranga yari afite mu mufuka aratumuhereza arambwira ati dore nayo yonyine mfite ati nta kibazo ngarahagije we byiorere wikwigora nuko n'ibyo birarangira Denise nta mushuti wiwe Rosine bakinana bari n'inshuti byatari banigana barataha ubwo Denise nyine ahaye amafaranga musaza we sinzi igiye kuyakoresha nkuko amubwiye ngo agiye ngo gukoresha imisatsi kuko afite interview y'akazi ejo nuko barataha tubatwereka ka Denise kari mu rugo batwereka umumama uri mu rugo uri gutunganya ibyo kurya ibiki byose ko akunda abana b'abazungu nyine babatekera niyo yabagejeje imyaka 30 baramutekera da nuko mu gihe wowe uvuye ku ishuri Rwanda ruraza ugateka uvuye ku ishuri ugateka ukanagaburira abo wasize nuko noneho Denise arataha asuza mama we ishuri ryameze gute undi aramusuza ati bimeze neza mama wari ariko ukabona mama wari kujahagurika harimo arashya ateka ashyahi akikubita agatoki ndahiye umwana aramuze mama umeze neza ati meze neza mwana wanjye nuko njabaza mama ati mama ko utaje ku ishuri kureba nambwira ati rero ku kazi aho nkora
ntago mugenzi wanjye yigeze aza gukora, yansabye ko musigariraho nkamukorera mu cyimbo cyiwe, niyo mpamvu nigeze mboneka. Noneho birangije mama we bamusaba imbabazi aramubwira ati mwana wanjye wize abana abazungu n'abana babo baba bameze nk'amashumi, amusaba imbabazi ati mwana wanjye mbabarire ko ntabonetse ku mukino wakinnye, ati ariko next time ni ukuri nzagerageza nze. Umwana aramubwira ati oya mama ndabizi wari ufite gukora nta kundi, nta kibazo ubwo utaje uzaza batwereka nyine Denise na mama wiwe bari ku meza, mama we arimo aritotomba, mana yanjye Eric na n'ubu ntabwo araza n'uyu munota, mana yanjye yakererewe nk'ibisanzwe nk'uko asanzwe abikora. Denise ahita abwira mama ati yaje kundeba aho nari ndi gukinira umupira, arangije anguza amafaranga ngo agiye ngo gukata imisatsi ngo azajye muri interview. Mama ati nizere ko utigeze umuha amafaranga, rero ntabwo nzi icya Eric ibi foto igikora bituma batamuha amafaranga. Ati nizere ko utamuhaye amafaranga, ambwira ati mama yaje arambwira ko ashaka kujya gukoresha imisatsi kugira azajye muri interview. Mama arambwira ati nizere ko utabikoze. Denise abwira mama ati mba nshaka kumwizera, mama arambwira ati nanjye mba nshaka kumwizera ariko ntabwo nzi ikibazo Eric afite mu by'ukuri gituma mama atashaka kumuha amafaranga, adashaka n'undi muntu wese ukamuha amafaranga, atanamwizera nyine. Nuko ubwo mama we nyine ubwo sumaze ibyo yahise akeka ko yagiyemo, twe tutaramenya muraza kubimenya ibyo ari byo. Noneho barangije umukobwa ahita amubwira ati mama nkufitiye inkuru nziza, atwe kuntu coach yambwiye ngo ko kuntu nzi gukina neza mfite amahirwe yo kubona scholarship. Amubwira ati cyane rwose mwana wanjye ni wowe utsinda ibitego byinshi, so waburizwa n'iki kubona scholarship. Ati rero mwana wanjye ati ya papa wakiriho aba ari proud yawe. Ubwo ni papa wa Denise na Eric yarapfuye, ati aba ari proud yawe, ati n'icyorezo amagambo y'abazungu nyine. Ndaramubwira ati mama murakoze rwose, bariganirira. Arangije aramubwira ati rero umwana wanjye reka nkubwire, waretse tukabreakinga nyine tukica amategeko yacu yo kutarya tutareba televiziyo, uno munsi tukayica njye nawe. Umwana abwiye ababyeyi b'abazungu n'abana baba bameze nk'amashumi, uno munsi tukica amategeko tugenda tukarya tunareba televiziyo. Umwana ambwira ati nta kibazo. Baragenda. Noneho mu gihe ka Denise nyine bamaze kurya, kari koza amasahani, kari no kureba televiziyo, kagiye ko nyine hariho ibiganiro bagiye kubona hagiye breaking news, nyine ikiganiro bagicamo hagati, bahita batangaza itangazo ati haje murabizi abanyarwanda nyine abanyamakuru inkuru zabo, ati hari banke yibwe ya hano na hano, yari yo mako kakaritsiye batuyemo n'abana biga. Ati yibwe, umujura yaje abwira umutera bara nyine bakira abantu bo muri banke babaha amafaranga babagira ibiki, amwereka nyine bya nyine ababwiye iby'ukuntu umujura yibye, nyine akaza akamwereka inoti yanditseho ngo mfite imbunda n'iki, nyine amakuru barayavuga. Denise aratangara, nyine ahita ahamagara mama ibi wabibonye. Nuko umukobwa akomeje guhamagara nyina amubuze, ati reka njye kuri hano mama ari mubwire iyi nkuru. Agiye kurasanga kumbe mama ari muri douche, afite ikintu cy'igikomere ku bitugu, urabizi abazungu bafite utworesho tw'ibanze nyine two kwivura, arimo arivura, asa nkaho ari igisebe kinini, asa nkaho yasenutse kabisa. Noneho arangije baba we mama wabaye iki nkufashe se? Ati oya nta kibazo meze neza. Ati oya ntabwo meze neza, ntabwo. Ati ntureba nabyangije nashyizeho igipfuko nta kibazo mfite. Aramukonvenga. Nuko umwana aramubwira none se mama ugeze wumva ibya banke yibwe hano hafi? Arambwira ati iyi nabyumvishe, dore byabereye na hafi y'akazi kawe mama. Ati ugeze ubyumva? Mama arambwira ati aramubwira ati ntabwo nigeze mbyumva. Ati se byagenze nyine arabaza ati abantu bibye rwose bibye hafi y'akazi kawe neza. Nuko nakomeza ariko kubona mama atameze neza, mwaza kuzi mama uri shu umeze neza? Mama arambwira ati meze neza mwana wanjye nugira ikibazo. Urumva arangije tubona akakobwa kigiriye mu cyumba cyako, kumva abantu bari gutongana. Ubwo ni mama na wa musaza we witwa Eric. Kumbe uriya musaza we ni step brother wiwe, ni ukuvuga ngo ni umwana wa papa
ni umwana ni umwana wa se, uri kumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo bavukana kuri nyina. Noneho papa wabo yarapfuye asigira mama Denise umwana we w'umuhungu na Denise nyine bavukana kuri nyina na se bose. Arangije aramubwira wa musaza ni mama ari gutunganya musaza ati umva Eric ufite ikibazo ukeneye ubufasha ugomba kujya muri therapist ukagenda cyangwa se ukajya sinzi ahantu uzajya ariko ukeneye ubufasha nta kuntu ukomeza ugira amadeni woya ukeneye ubufasha. Aramutunganya Denise arabyuka arabarunguruka ariko ntibabona ko ari kubarunguruka, abona mama w'umwana nyine arimo aratunganya Eric aramubwira ati umva reka nkubwire Eric pe ngiye maze kurambirwa mubwiza ukuri amadeni dufite muri iyi nzu amaze kuba menshi ntabwo nakomeza kwishyura amadeni angana gutya mbabarira. Mbese ubona ko mama yarakaye kabisa ari gutunganya Eric. Abana b'abazungu ntabwo batuka bo babwira wowe ati ukeneye ubufasha ukeneye iki ntabwo bikunda ntabwo nakomeza kwishyura amadeni bimeze nyine ka Denise kabona bari gutungana akahita akisubiraho karagenda akajya kuryama. Nuko Eric nasigara nyine yisa n'uwataye umutwe sinzi ibibazo afite sinamenya ariko turaza kubimenya. Nuko mama we nyine nawe ararakara gasubira mu cyumba kicaye ku buriri. Nuko kicaye ku buriri karangije sinzi ukuntu yagiye kwifungira irido, afunze irido sinzi ukuntu yabonye hari ikigabo mu idirishya cyicaye mu modoka cyamanuye ikirahuri ebana ijisho ritumbereye mu cyumba cyiwe neza agira ubwoba ahita afunga. Aravuga ati wasanga byandi wasanga ari umuntu simbizi arabyirengagiza ariko ubona kihatumbereye agiramo ubwoba. Arangije ahita afunga mu gitondo yikorera agasiporo yigendera yirukankira agaruka. Ageze mu rugo agiye gufata aka breakfast n'abazungu ibaze kuzinduka agakora siporo mbere yuko ajya ku ishuri abandi bana. Nuko arangije agiye mu gikoni asanga mama ari kumutegura breakfast, arangije agiye kumuha amafaranga ya pocket money nyine yo kurya lunch saa sita. Nubona ni umuryango uri gustragolinga ariko byatari agiye kuyamuha. Denise aravuga ati oya mama wapi ahubwo no musana ndi bujye ku ishuri ntabwo ndi bujye gukora practice yo gukina umupira w'amaguru zo gukina umupira w'amaguru kazi no kuwukina bizanagafasha no kubona scholarship. Ati ntabwo ndi bujye yo ndagenda nabonye kiraka. Uvuga ko Denise yararebonye ukuntu ari mama ari kwitotomba ko amadena ibintu byose atazashobora kubikora nta mafaranga afite. Ubwo Denise rero asa n'agakobwa nyine mbese keza kagira imico myiza. Arambwira ati mama nabonye akazi ngiye kuzankora ikiraka ubundi nanige practice ndasiba no munsi iki nyine gasa nkaho gashaka gufasha mama akarambwira ati mva reka nkubwire ita ku masomo yawe uhite no ku mupira w'amaguru wawe ukina wibuka ko ibyo bizaguhesha scholarship ibindi byihorere tuzamera neza ndaza kubyitaho humura mwana wanjye. Arambwira ati oya ndakubwiye ngo ita ku ibyo bintu bibiri akira n'amafaranga karafata nyine ku ngufu kahita kagenda. Nkuko kugenda Denise ajya ku ishuri mama we nawe ajya mu kazi ariko mu nzira arimo ajya mu kazi yicaye mu modoka ye arangije aca hahandi habereye icyaha. Ahaciye asa n'uhareba mukuntu twe turabona mama Denise afite ikibazo ariko ntabwo tuzi ko bimeze. Asa n'uhareba arahereba none umupolisi aramutungura ahita komanga ku kirahuri cy'imodoka ye ajya kumaze mama Denise ahita ahindukira n'ubwoba bwinshi nyine asa n'umukanze undi wese ko kundi ureba ikintu warangaye cyane munakaza akagukora ukahita wikanga yenga. Nanje umupolisi ngo ati genda hano habereye icyaha wihabireba wihaguma kwa kundi abapolisi badakunda kugira abaturage bajya gushungera n'ibiki hahandi yibye nyine hahandi bibye banki. Arangije ahita yatse imodoka avuga ati okay polisi ndagiye. Aragenda noneho batwereka ku ishuri ka Denise kari ku ishuri kahura na mushuti witwa Rosine. Kumbe Rosine ni umwana wa mama usa n'umushinwa wari uri muri ya banki bibye cyagiye bibaga. Arangije Rosine gatakabwira inkuru Denise urabizi uziko ya banki bibye iriya banki mama arimo neza bireba. Hambwa ati none se ubameze neza ati ceceka ameze neza ariko yaraje anywa boto yose ya wine yose arayimara kubera ubwoba.
ahubwo bahita banasona bati okay Denise turasubira reka njye muri iriya classe nyine njye kwiga, baratandukana hanyuma ubuzima burakomeza. Kumbe mama Denise burya akora ahantu muri salo hafi neza neza ya banke bibye, akora muri salo akorera abantu imisatsi, noneho birangije tubona mama Denise nyine ari gukora umugore mu misatsi, noneho ubwo yari arimo arakorera mu musatsi afite umunwa nk'uw'ikizi, afite amagambo menshi byatari, ariko mama Denise umuntu akomeza areba ubona afite ikibazo ajahagurika, ako kanya ahita yinjiramo polisi aho hantu mama Denise akora muri salo arimo arakorera umukiriya, ahita bajya kuri reception y'aho hantu mama Denise akora, ambwira ati okay mwiriwe neza, turi polisi turimo turagera kuri buri business yose ikorera muri aka gace kugira ngo tubone footage za surveillance camera, nyine zino kamera zo ku ma business kugira turebe ko twabona uwibye aho yaba yararengeye. Nuko polisi nyine ya polisi nibagenda na kamwe bagenda babaza abantu bose bagira kuri mama Denise bamaze se twajya tumenye niba ejo wari urimo hano, mwambwa ati nari ndi hano ariko umukobwa wanjye yari afite umupira w'amaguru akina ariko nahise ngenda, rero ibindi byabaye rwose ntabwo nigeze menya uko byagenze, ntabwo nari ndi hano, nyuma yaho nahise njya kureba umukobwa wanjye arimo arakina, kandi mwibuke neza ko ntabwo yigeze aza mu mupira w'amaguru ukureba umwana we, ariko arabeshya aho ngaho ngo yari yagiye ngo yari ahari arangije umukobwa yari afite umupira w'amaguru wo gukina, araje atajya kumureba, ariko mubyibuke neza nta wari uhari. Denise arimo amubariza ati mama yahageze, ati wapi. Nuko birangije umupolisi aramubwira ati okay ntacyo, noneho nihagira icyo mumenya muzatubwire, mugire umunsi mwiza. Polisi arigendera, ariko na mama Denise ari kujahagurika, afite akajagari. Batwereka ku mukino ukurikira nyine Denise ishuri rye bari gukina, twebwe no mama we yaje, kumbe mwibuke mama Rosine wa mama nabusa n'umushinwa ari muri ya banke biba, mama Rosine kumbe ni inshuti yanuze ya mama wa Denise, n'ubundi nkuko abana bari inshuti bose batweka bari gufana abana babo, ariko Denise na Rosine bakina mu ikipe imwe y'ishuri, tukaba bari gukina bari gufana bagafana, noneho mama Rosine agira umunwa kubi akambwira ariko ibaze pe, uzi yuko uriya mugabo wibye muri iriya banke yaranyegereye, twari twegeranye, ibaze iyo mvuga ibintu ntakakwiye kuba naravuze, si yaba yarandashe. Mama Denise akambwira ati cyane daba yarakurashe, noneho ibaze pe ubuse kuko ati noneho mama Rosine abaza mama Denise, aramubaza ati se wowe mwihangane indege irahise aramubaza ati se wowe ntago ukorana n'iriya banke bibye ejo bundi, ati nkorera nanjye mbitsayo, ati bazi sha Imana ishimwe kuba wowe utari uhari, ati bazi yizo kuba uhari, ati sha nyine ndi umunyamahirwe. Ubwo arimo kumusubiza agasubizo kamwe ariko ukabona ari muri game yaje gufana umwana, ariko n'undi ukabona ntahari. Ubwo ndavuga nde mama Denise ubona ari kujahagurika, noneho agatsinda bagakoma amashyi we akayakoma nyuma, ukabona kuko kabisa umuntu ari muri game ariko ntahari, mu bindi bitekerezo ari ahandi. mama Denise avuye muri mukino atwara ka Denise mu modoka yiwe, nyine barataha, Denise agenda yitotomba, ariko nakabaye nabigenje gutya kiri gitego cyari kujyamo. Mama arambwira ati oya uriya mukino wari ukomeye wikwirenganya, next time uzabikora neza, atari ko still nari kuba natsinze. Amubwira ati oya mwana wanjye wikwirushya mu mutwe, next time uzatsinda. Amubwira ati rero mwana wanjye ngayinjira mu nzu ngiye harandi ngiye ndaza mu kanya. Umwana yinjira mu nzu, batwereka mama Denise hari ahantu agiye na modoka yayiparika ku ruhande, hirya hari umodoka rw'umukara ebana rwa fime z'umukara ku buryo utabona n'inyoni irimo imbere. Arangije tubona avuye muri ya modoka yagiye muri ya modoka y'umukara tsiriri, arinjiye ahuramo n'umugabo muremure mwiza ubona w'umurakara, ariko ari kuri smart byatari. Aricara, mama Denise ahita ambwira ati akira, amuhereza igikapu hari igikapu kirimo amafaranga, aramubwira noneho undi ahita amuhereza udufaranga duke, arambwira ati akira nguhemba wakoze akazi keza. Arambwira ati mva yihorere rwose yagumane uzayishyure uhera aho wishyura ideni rya Eric. Kumbe mama Denise niwe wigira umugabo sinabutangiye mbabwira umuntu w'umugabo ujya kwiba muri banke ariko usa nkaho asa n'abakobwa. Hanyuma kumbe
wa mugabo usa n'abakobwa ujya korera muri banki, kumbe ni mama Denise wagiye wiba banki, wibye ya banki yegeranye n'akazi kiwe. Ati gute? Yarafata agashyiraho ubwanwa ku munwa, akigira nk'akagabo, kagira iki ariko n'udasitera agasura ukabona nyine niyo mpamvu agahisha cyane kuko yagize gutya abantu babibona ko ari umukobwa wigize umugabo. Noneho mwibuke wa mwana we witwa Eric w'umugabo we, ari we musaza wa Denise. Aragenda akajya gukina ama games, akajya gukina urusimbi. Yagiye gukina urusimbi arangije ajyamo amadeni arenga ibihumbi by'amadolari byinshi cyane. Noneho agiyemo ideni, mama wiwe asa nkaho ari kwishyurira Eric amadeni, ariko ari Eric ari Denise nta n'umwe ubizi. Niyo mpamvu ajya kwiba iyo banki, noneho ayibira wa muntu Eric yagiyemo amadeni wa kasino nyine wa nyiri hahandi Eric we ajya gukina amanuze, ajya kugira gukina urusimbi. Mwibuke ko na cya gihe Denise amuha amafaranga mama we yarakaye ko yabizi ko nta handi yajyanye mu rusimbi. Noneho abwira icyo kigabo ati ayo mafaranga uri kumpa ngo urampembye, ahubwo yongereho nayo uyabike ku mafaranga ndi kwishyurira Eric y'ideni akurimo. Arambwira ati ariko akira ntukajya uba ungrateful. Ukumva arambwira ati reka mubwire story wa mama we, mama Denise we. Njyewe nashatse umugore, mukorera ibintu byose, mugirira ibiki, muha buri kimwe cyose. Arangije ahita uzi icyo yanyituye, nyuma yaho yafashe umwana wanjye baranshika baragenda. Nyine gisa nk'aho ari ikigabo cy'ikihebe, nyine ibintu birebiza abantu bakora za kasino muri Amerika bameze nk'ibyewe, bafite n'ibindi byaha bakora ku ruhande. Ati uzi icyo hano ni icyo ngicyo. Undi aramubwira atari ko kirangufasha, wajye wemera, wajye ureka kuba intashima ukemera ubufasha. Undi aramubwira ati urashaka kumfasha? Niba ushaka kumfasha buza Eric ntiyongere gukinira imikino yawe igenda yongera amadeni. Undi aramubwira ati byibura atari ko arakuze yimakingira decision, afata imyanzuro ku giti cye. Undi aramubwira atafite imyanzuro ku giti cye, atari ko se yaba ari umwana wawe we ntabwo wakwifuza ko biriya bintu bihagarara. Undi aramubwira ati ntabyifuza, atari ko nshobora kumuhagarika gukina iwanjye akajya gukina n'ahandi. Ati byibura ndamukinisha iwanjye kugira atazajya n'ahandi agakura ayandi madeni. Mama koko yumva mukubise ingingo ya danje. Nuko rero mushiki we arabizi ko umusaza afite ikibazo cyo kugamboringa, nyine yabaye addicted nyine yabaye imbata yo gukina urusimbi. Batweka nyine bari mu nzu, mushiki we ambwira ati amafaranga ya lunch money rero ngo warayabuze. Ndambwira ati nyine ashaka kumeshya, ambwira ati Kayiro kwirirwa umbeshya, ndabizi neza ko wajyanye mu kubetinga, atari ko ubundi wavuye muri biriya bintu. Ambwira ati reka nkubwire mushiki wanjye, ntago kuva muri biriya bintu ari ugupfa kuvamo gusa. Ntiyamusobanurira ibyo ari byo. Bari abantu bafite ukuntu bagukinisha imikino, iriya mikino warangiza ukabajyamo ideni, wabajyamo ideni udashoboye kwishyura bakajya gukoresha imirimo mibi. Ambwira ati rero mushiki wanjye ntabwo napfa, nyine usa nkaho ntoze Eric ashaka kuva muri biriya bintu byo kubetinga, ariko atari ugupfa kuvamo gusa atishyuye ideni, kuko bamwica bakanicana n'abagize umuryango. Bari abantu bo hanze ntibakina. Nababwira ngo u Rwanda ni paradizo mukagira umuntu ababeshya. Nuko arangije ambwira ati Eric gerageza ubivemo. Ati ntabwo ari ugupfa kubivamo. Ati se bimeze biti, uri mu bibazo? Ati kubera ko njyewe nsigaye mbona hari umuntu ndunguruka buri gihe mu idirishya ryanjye. Eric ahita avuga ngo kuko uramubona, ubona agize nk'ubwoba, n'ibyo yari agiye kumubwira ahita abireka ahita agenda. Arambwira Eric ugire vuba dore niwe utahiwe gusohora imyanda, nyine uburezi by'abasaza na bashiki. Nuko wa mama batwerekana none ari kumwe na cya kigabo muri ya modoka y'amafime. Ikigabo kimwe kiramuha akandi kazi ko kwiba indi bank. Ambwira ati ujya ibi ntabwo nabikora, iyi bank yegeranye naho umukobwa wanjye yiga, ntabwo byakunda. Ubwo se nibyo nkakubitana n'umukobwa wanjye, ujya ntabwo nabyemera. Akiza kimuha n'imbunda. Ambwira ati ikindi gihe cyumpaye imbunda, reka shwishwishwi, iyi ntabwo nayikoresha mbabarira. Ndabwira ati be careful, nyine ntihagire ukubona. Mbese ubona ni ikintu cya I don't care as long as unzaniye amafaranga. Urumva? Noneho mama nta kundi nyine, nta kundi batwereka noneho ari kumwe n'umukobwa we. Umukobwa we avuye muri, arambwira ati mama iri koti rya papa se rirakora iki muri garbage? Mwibuke iryo koti avuga ni ikote yari yambaye cya gihe yigize akagabo yagiye kwiba muri ya banki ya mbere.
arambwira ati umva ese uri kuriyemo iki wowe? Undi arambwira ati rero nararyambaye ryikubita hasi mu byondo ndangije ndarijugunya. Umukobwa arambwira ati aha nta kundi. Ubwo agakomeza amubaza ibibazo byinshi, noneho birangije mama arangije aragenda umwana nawe ajya mu bye. Birakomeza umukobwa agakomeza abaza ibibazo mama we ati se mama nturiya mugabo mwe muri kumwe hanze n'indi? Arambwira uwuhe? Uriya mugabo mwe muri kumwe muri iriya vani y'umukara? Undi arambwira ati uriya ni umugabo w'inshuti yanjye. Nkumva ati mama rero niba uriya ari boyfriend wawe njye nta kibazo, papa wanjye amaze umwaka apfuye ntacyo bitwaye, wiza n'abazunguru bashyanuka. Abizi niyo ugiye gukundana n'undi muntu warapfushije umwana ubanza ugasaba umwana uruhushya. Nkumva ati nta kibazo mama. Arambwira ati oya uriya ni inshuti yanjye tuba turi kuvugana ibintu bisanzwe nta kindi wigira ikibazo. Noneho umukobwa nanone yicaye amubaza ibibazo. Se mama ririya gare rya Eric ryabaye iki? Undi arambwira ati kubera iki? Ati nariciyeho mvuye ku ishuri mbona sinzi ukuntu ryabaye. Undi arambwira ati narigonze ndi guparika imodoka mu igaraje, kandi mwibuke ni rya gare yagiyeho cya gihe yiba barangiza bakanamugonga mu nzira, ni naho yakuye cya gikomere cyo ku rutugu. Nuko aramubeshya nyine aramudekarika. Noneho umugore mwe bamuhaye akandi kazi. Rero uyu mugore iyo agiye kwiba aragenda muri storage akareba amakoti amwe mu ya papa w'aba bana. Uwo papa wawe yapfuye akaba ari ajya kwibisha. Noneho tugiye kureba dusanga arimo arashaka irindi koti ryiza, arabanza akariha akabizu ubundi akahita arifata akarijyana. Ubwo tuba tumenya ko agiye kwiba iyindi banki yambaye iryo koti. Nuko bakaba abana bari ku ishuri, Denise na Rosine bari kuganira ibintu byo ku ishuri bisanzwe. Hanyuma birangije baravuga ati tujye kuri lunch. Ndamubwira ati nta mafaranga afite muri pocket ariko tukajya kuri banki tukajya kubikuza. Baragenda bajya kubikuza, banki bagiye kubikuza aho niyo bahaye misiyo ya wa mama Denise kujya kwibaho. Ako kanya nyibivuga tugiye kubona tubona mama Denise na rya koti rindi yakuye muri closet rya papa we yaryigize, yongeye igira umugabo ahita aryambara. Noneho arangije tubona akagabo karinjiye muri banki mu masegonda make gasohotse. Ubuduha buravuga, abantu batangira kuvugira ku ntuze neza. Yibye kuri banki abana be bariho, umwana we ariho na wa mushuti we wundi witwa Rosine. Arangije arasohoka ahita ajya kuri ka kabike ka kagare ka wa mwana we witwa Eric. Arangije ahita yirukanka, mu kwirukanka aragenda agasiga ahantu batereka imyanda, avanamo arijije nyine akuramo imyenda agira icyo ahita yinjira mu modoka yindi. Amafaranga barayaratsindiye nyine nanone bwa kabiri. Rero amaze kwiba byose, ariko umukobwa we akajya amukeka akabona ikote ryabuze, yabona ibimenyetso bari kugaragaza, akabona akagare bafotoye gasa na kuriya n'aka musaza we, yajya kureba mu igaraje akabona nta karimo. Akomeza gukeka mama, ariko kubyumvisha mu bwonko ukuntu mama we yiba banki ntafatwe cyangwa se akiba agashobora kwiba bigakunda ari umwe, akumva nyine mbese ko akunda uba wemeye ikintu ariko nyine ukumva byagucanze kuba ntibiba afite abandi bafatanya se bimeze gute. Umukobwa wiwe atangira kujya amukeka akamubaza utubazo, ukabona biki bakuvuga ku makuru ati barakeka ko umuntu wibye ya banki bwa mbere nawe wibye ya kabiri, kandi bwa mbere ajya kwiba hari ukuntu yakunganye n'umuntu agahita agira ikibazo ku rutugu, yakwibuka ko mama yigeze kumusanga arimo arihoma ku rutugu. Umukobwa agenda amukeka nako umusaza wabo akomeza kubashyira mu bibazo, n'ubundi akomeza kugira n'undi madeni yiyongera. Noneho ko cya kintu gikorana na mama w'umwana kimutuma kwiba, ari nacyo umwana we witwa Eric afite ideni gisa naho cyamukunze mukuntu cyora kimubwira ibya ex ngo wahise tukijyana nawe atumva nkubwire nimara kwishyura ideni ry'umwana wanjye sinzongera no kuguca iryera. Urumva ubwo mushiki wakomeza no gukina birananga, akajya atsindwa, umujinya uramwica, atangiye ko mama ubundi ngo si wowe wiba banki. Ndamubwira ati njyewe mama wawe urana ndi capable yo kwiba banki bigashoboka? Umwana we kuko yabishyira mu bwonko mama yamubwira gutya ko ntibinashoboka, nyine byaramucanze. Ako yabona utumenyetso akabona birahura, yabona evidence za polisi ku makuru ibiki byose bashyiraho akabona bigenda bihura, akabura igare ajya kureba akaribura, yajya kureba ikoti rya papa akabona birasa n'ikoti mama yari yambaye, yajya kuri surveillance camera yawe utuntu abayishyizeho akabona umugabo ajya gusa na mama we. Mbese byaramucanze. Noneho umwana atangira gukeka ko noneho bigira nko kuri 80% kwemera ko ari mama we ubyiba. Aranje agenda abwira musaza we, musaza wakubita igitwenge ajya aza araseka arakwengemuka avuga ati mama atari ku muntu uri kuvuga ntabwo ari mama uri kuvuga. Mama yiba paka bose arashobora kwiba paka nyine amuca amazi nkuko nawe wabyumva ukumva bicitse amazi.
aramuseka Denise aramwihorera. Noneho arangije cya kigabo giha nanone indi misiyo yo kwiba indi banke mama Denise. Urumva nawe n'ikigome kandi amadeni yiwe n'ubundi uyu mwana cyakomeza kwiyongera ni ukuvuga ngo azamugumana paka. Ariko mama Denise nyine umwana agera harabimubwira amuga ati mama narongeye ndagira nongeraho ibindi bihumbi byinshi amubwira ngo ati mva Kayiro nani Eric uri umusazi warasaze ntabwo byakunda amuga ati kuko ukora ibi bintu ni ukubera iki amuga ati mama ntabwo mbikora kubera ko mwanze papa yarapfuye ndavuga ati mu rwego rwo kugira ngo mfashe mama reka njye muri ibi ngibi none ndabijyamo uko mbigiyemo ahubwo ibibazo bikiyongera. Nyine Eric ubusa nkaho nyine yabaye trapped yasa nk'umuntu bateze umutego. Ngo ati reka nkubwire reka ibyo byo kubetinga ndi kubyitaho urabizi abazungu ukuntu bihagararaho. Noneho birangije mama Denise wese ko bamuhaye ahandi bantu ho kujya kwiba. Gatatu arangije aragenda ariko mwibuke ko Denise yabyetse ko mama wari uri kwibeza banke ziri kugenda zibwa mu gace k'iwabo. Ari kujya runono mama wiwe baratwereka yambaye bya bikoti bye nuko akundi yihindura nk'umugabo. Arangije aragenda ajya muri iyo banke nyine iyo ya gatatu cya kigo cyamuhayemo misiyo yo kujya kwiba. Ko Denise yamaze kumenya ko mama we yiba banki noneho arishuwa none ashaka kubyimenyera no mu kurya none mama wiwe aza kumenya banki kuri cyo hari buze kujya kwiba. Wese n'abana b'abazungu ari incakura. Arangije umunsi asaba we nta modoka yagiraga ariko mugenzi we Tworozine yari ayifite ngo ati uze kuniza imodoka arandi buce. Arangije arayimuhereza ubwo ahantu ari bujye ni ahantu mama we wari buze kujya kwiba banki. Arangije kuko ahageze yabona umumama yambitse utuntu tw'utwanwa yaramumenye yambaye ikoti rya se buri gihe agiye kwiba ahita gukura irindi koti rya se. Aramubona aragenda agisohoka muri banki amaze kwiba umwana ahita amuhagarara imbere. Mama ahita amenya ko umwana we yamuvumba aramuza Denise uri gukora iki hano amuga ati mama vuba tugenda ahita amwicira muri ya modoka yateye Karozine. Aramujyana nyine aramucikisha kugira hatagira umufata. Arangije ubwo hari ikigabo cyahoraga kimureba mu idirishya ahoraga abwira mama ati hari umugabo uhora unkurikirana nirukanga muri siporo nkabona arankurikirana nose nkabona arahari ku ishuri nkabona arahari ahora amumubwira nawe yari ahari arababona ari babiri. Amuga ati mama uzwa mugabo unkurikirana atuye twembi turi babiri ndimo nkungiza mu modoka noneho habaga hari n'undi muntu ubwo ni bantu babiri batandukanye ntago tuzi uwo mugabo wakorera uwo ari we. Hari uwundi mugabo wamucungaga noneho wo kuri rwa ruhande rutuma mama we kujya kwiba. Ahita ahamagara wa mugabo ucungira wa mugabo yibira aramubwira ati mva twagiye amaze kwiba tugenda ati vaho ngaho ugende. Noneho birangije bicaye mu modoka akiri kubwira mama we wa mugabo uhora umukurikira none nababonye ari babiri atwara mama we ngo ati mva nta kibazo we ntugire ikibazo uriya ngo yatubonye ntugire ikibazo. Ako kanya wa mugabo uhora ukurikirana Denise no mu madirishya no muri siporo ahita akomanga ku imodoka ya Denise ahita yerekana intuze ikarita kumbe ni umu agent wa FBI. Umwana ahita areba mama we ati FBI ukorana na FBI biriya ni ibiki FBI baje kugufunga nyine uriya mugabo ahora gukurikirana kureba ni umu agent wa FBI. Amaze FBI none bahita batwereka binjiye mu nzu bicaye Denise na mama we n'abo ba agent wa FBI ni uwo mugabo n'undi mugore bakoranaga baricara ati mama mwatumye mama wanjye yiba banki amuga ati yari nta bundi buryo twari kubigenza umuntu yibira ni umuntu turi gukora iperereza dushaka kuzafatira mu cyuho nitwe twatumye ajya yiba banki. Ati mama wawe rero none ako kanya Eric ahita yinjira bati mama bimeze bite amuga ati na Denise atayitangura amabwira musaza ati sinakwiye ko mama wanjye yiba banki ukanseka ati yiba banki kubera iki. Umu agent wa FBI ahita asobanura Eric amuga ati mva none yari kubigenza gute ko arimo arishyura amadeni yawe biziko n'abana bazungu bihagarara ahita yuvumbura ahita sohoka aragenda. Mama agiye kumukurikira umugenti wa FBI aramubwira ati oya tuza nta kibazo atafite abantu bari kumukurikirana nta muntu uri bumukore ati mwese twari dufite abantu babakurikirana kuburyo nta muntu ugukoraho ati kandi ntago buriya bujura bwa mbere wakoze wari kuburengaho batagufashe nuko ariko twakukavaringaga kugira ntibagufate nuko
noneho birangije mama we ahita yicara noneho atekerereza Denise ukuntu byagenze. Ubwa mbere wajya kwiba ntabwo yakoranaga na FBI, yagiye kwiba bwa mbere ashaka kugira ngo yishyure ideni rya Eric. Nanjye nkibaza mama umeze kuriya n'ukuntu Amerika igira iperereza rikomeye gute batamufata. Yagiye kwiba bwa mbere afite gahunda yo kwishyura ideni, kiriya kigabo nyine aricyo cyamutumye. Arangije agenda ajya kwiba, amaze kwiba agisohoka kwa kundi akata n'akagare umva FBI bimuguyeho. Barangije kugira ngo arabatekerereza ikibazo afite n'iki barangije ahubwo kugira bamufate bahita bamuha akazi kugira bazafate icyo kigabo, ko icyo kigabo akorera yibira gifite n'izindi business kidakora zitari nziza. Kumbe FBI ihita imuha akazi, akomeza kwiba banke akorera icyo kigabo akibeshya akorera na FBI. Noneho abo bantu bigaga bagenda kuri Denise ni aba agent ba FBI nyine barindaga uyu muryango kugira atazagira ikibakora. Urabizi uri umukozi wa FBI nyine bagukoresha mu byaha biriya bagomba kukurinda naho ujya hose. Naho uyu mama yajyaga kwiba ntabwo batumaga bamufata, babaga bahari. Nuko umwana arabyumva yumva ukuntu mama we nyine yabikoze ari kwitangira umuryango nta kindi. Denise ubwo cyanuze kirukanse cyagiye kubera ikimwara hari ngira ngo yumva ko mama we yibaga banke kugira ngo yishyure amadeni yiwe. Nuko birangije Denise na mama we birangiye mama we aragenda akora akazi nk'ibisanzwe, ajya guhura cya kigabo kimuha akazi nk'ibisanzwe kimubwira bya bigambo byo kuvuga ngo kizamwijyanire. Mama agamubwira ati ndakwiyamye ngiye nimara kwishyura amadeni y'umwana wanjye banjye nawe kwaheri. Avayo noneho Denise uruzi Denise byose situation zose yazimenye. Mama ageze mu rugo Denise aramubaza mama byagenze gute, ati ni nk'ibisanzwe ni nk'ibisanzwe. Arangije yicaza Denise aramubwira ati rero mwana wanjye kamubwira ukuntu byagenze n'ukuntu ari kumwicaza ari kumubwira twe bakatwereka ukuntu byagenze. Mama wa Denise akimenya ko Eric afite ideni kiriya kigabo yaravuze ati reka azagenda ajye kucyaprocinga. Aragenda ajya ahantu mu kabari kacyo ibizi biba biri n'ibyihebe. Ahubwo ati nabona umugabo witwa gutya na gutya tukite cya Joseph. Ati nabona umugabo witwa Joseph. Arangije aramubwira ati nta kintu, ati umugabo witwa Joseph rero uri kuvugisha ni ngewe. Ati byashobotse ko nakuvugisha. Aragenda aricara aramuvugisha aramubwira ati rero umwana wanjye ni umwana mwiza iki nubwo ufite ideni nagira tuze twumvikane dukorana amasezerano njye nkwishyura gake gake umwana wanjye ave mu ideni. Aramubwira ati oya ibyo ntabwo bikunda muri business yacu, ati ahubwo ngewe ngiye kuguha offer. Ati offer ni iyihe? Ati genda ujye kujya unyibira banke kugira ushyire ideni rye. Ubwo kigabo ari ikigomere bakagore cya kibwe ngo ajye kwiba banke. Uriya mugore iyo yiba banke rimwe bari guhita banamufata cyangwa se bakanazanamurasa. Wumva ukuntu ibigabo by'ibyo umva ikintu cya mbere muri aba ari amafaranga. Nuko ariko ibyo byose arimo arabitekereza Denise ukuntu byagenze. Avuga ati nuko byagenze mbura choice nyine nagiye kumwaprocinga amubwira neza ngira ngo ari buze kunyumva byibura nyorohereze. Ariko ampa misiyo yo kuzajya nibaza banke nuko byagenze. Umwana aramwumva avuga ati mama ndakumva impamvu wabikoze. Aramuhobera ubona emosiyo ziramwishe. Ubwo nyine umwana amenye byose uko bimeze. Hanyuma mwibuke ko mama arimo akora na FBI. Noneho umwana yibereye ku ishuri babagabo ba FBI bamukurikirana nyine yabo bahoraga bamugendaho nyine no kumuna mu rwego rwo kumurinda kuko urabona mama arimo arakoresha ibyihebe. Noneho birangije umwana ari ku ishuri na cya kigabo yibereye muri toilette yumva abantu bari kurwana bararwana. Umwana asohotse gatoya bahita bamufata baramushimuta. Mu kumushimuta n'uwo mu agent wa FBI bya byihebe byamenye ko mama uwo mukobwa nyine mama Denise akorana na FBI. Birangije bita bifata wa muntu warindaga Denise biramukubita byaramwishe. Birangije bita bifata Denise biramushimuta. Ubwo mama wa Denise arangije ajya kureba cya kigabo azi ngo cyari cyamuvumbuye kera cyane na Denise bamushimuse. Denise amaze guhura na cya kigabo abona kiramubwira ati uribuka nkubwiye umugore wanjye ngo naramuhaye ibintu byose ndamugira. Arangije amfatira umwana aramujyana. Ati nawe nibyo wankoreye wangambanira uri gukorana n'abapolisi. Arangije atabwira ati mwana uwo mukobwa ashaka baramumanura asanga n'umukobwa. Arambwira ati ko wamfatiye umwana yemeze gutya. Ati ni kuri ko imana ntacyo nababwira. Ngo ati ceceka yari ikihebe cyakuvumbuye ebana nta kindi. Arambwira ati uzi ikintu ngiye kukwishyura ngiye gufata Denise mujyane mu mahanga. Kandi kujyana umwana w'umukobwa w'umwangavu ni ikihebe kikamujyana icyo kiba kigiye kumukoresha nawe urakizi. Cyateguwe na helicopter gifite kajugujugu yacyo yibayicanye we n'urumurinda rumwe. Barangije atambwira ati fata Denise umujyane muri helicopter. Arangije aramufata umwana agenda yanga mama wasakuza agira ate. Arangije ahita amutunga imbunda. Arambwira
ati izo mbunda uri kuntunga sinjye wayiguhaye, ati se urabona naguha imbunda irimo amasasu mazima, irimo n'amasasu. Umugore ararasa abona nta sasu ririmo. Umugabo baterura ka Denise gahita kirwanaho karagikubita, gasa n'akagikubise karangije gahita kagenda kinjira mu indege karikingirana, nyine muri kajugujugu karikingirana, nyine ni sene yo kurwana tu, yo gusavayivinga muri make, kwikingirana. Arangije cya kigabo nyine ngo gifite mama Denise nawe yirwanaho, bararwana. Wa mukobwa arangije ahita atunga imbunda, wa mu bodyguard w'icyo kigabo cy'ikihebe atunga imbunda. Denise amaze gutunga imbunda, Denise agiye cyarakaye ko bari babarwanije cyane, basa n'abagize babatesheje umutwe, abatunze imbunda. Arangije inyuma ye umuntu arasa cya kigabo, akirashe kirapfa. None cya kihebe kivuga ati oya, nyine gitera induko, yari bodyguard umaze igihe kinini, basa nk'aho ari inshuti. Arangije FBI ako kanya babandi babatumagaho uzi ko babagendagaho, nyine bazi naho bari, nubwo bahageze bakererewe ariko ntabwo bari bakererewe cyane kuko nta kintu bari babakoze, n'umwana bari bataramutwara. Baje FBI ihita ihagera irabatabara, cya kigabo baragifata, akazi mama Denise arakarangiza. No batwereka ku kigo cy'amashuri umwana yongeye gukina neza, tsinda iki. Ako kanya bamaze gukina umukino wa finali batsinze, bahita coach aramubwira ati inkuru nziza, scholarship wayemerewe, uzarangiza kino gihembwe uhita ubona scholarship yo kujya. Umwana arishima, mbese ibintu bitangira kujya ku murongo. Na musaza we Eric ibyo gukina urusimbi yarabiretse, yaje kumufana, bishimye, batwika famille nyine byasubiranye, ibintu byose byabaye neza. Filime irangiriraho, ariko mu by'ukuri babwiza ukuri aka filime ni keza, ushobora agenda akarebe. Muri make ntabwo ibintu byose mba nabivuze, ariko mba nagerageje. Icyo nabasaba ni kimwe, mu subscribing, mu commenting, mukomeze mu supporting, nzayambagezaho n'utundi. Iyo mutakunze mumbwire, iyo mwakunze mumbwire, mbese mume thoughts zanyu, mume ibitekerezo byanyu. Murakoze, please subscribe. Thanks, turi kumwe next time.